Akaze neza mu kiganiro ubucurabwenge, uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane nk'uko musanzwe mubikurikirana. Uyu munsi turaganira ku mugabo umusitari cyangwa se w'umurejanderi mu masomo agiye atandukanye, wagiye uvumbura byinshi bitandukanye, Isaac Newton. Ese Isaac Newton ni muntu ki? Isaac Newton uyu ni umugabo wahoraga ari lonely cyangwa se ari wenyine yibaza ku bigize isi, imbaraga z'isi n'ibindi bintu nk'ibyo. Uyu mugabo rero wavumbuye byinshi cyane nka law of inertia, law of motion, izindi law nyinshi zigiye zitandukanye nka universal law of gravitation. Yavumbuye byinshi cyane muri physique cyangwa se muri chemistry bikoreshwa cyane na n'uyu munsi. Uyu mugabo Isaac Newton ni mu gihe nk'iki cya lockdown, uyu mugabo ubwo university zari zafunze n'ibigo by'amashuri mu mwaka w'1866, ubwo Oxford yari yafunze biba ngombwa ko abantu bose bataha bitewe n'icyorezo nk'uko bimeze muri iyi minsi mu gihe cya lockdown. Uyu mugabo Isaac Newton wakundaga kuba uri wenyine nibwo yagiye avumbura amaro agiye atandukanye. Uyu mugabo ubwo yari yicaye munsi y'igiti cya apple cyangwa se pome, ibi bikaba ari na bimwe mu bintu bye byamenyekanye cyane as Isaac famous apple. Uyu mugabo ugiye kubona pome irahananutse mu giti, yikubise hasi iratembye, aribaza, akomeza kubyibazaho cyane, aribaza ati se iyi pome niki gitumye igwa nihagarara ahubwo ikaguma itemba? As conclusion cyangwa se umwanzuro, nibwo yaje kugwa ku gitekerezo cya universal law of gravitation no ku bitekerezo bigiye bitandukanye nka gravitational force. Uyu mugabo avumbura imbaraga rukuruzi z'isi. Isi yacu ifite imbaraga rukuruzi ziyikoresha, arizo zituma ubu muri aka kanya utari mu kirere uguma ku butaka, n'ibindi bintu byose unaze mu kirere bikagaruka bikagwa hasi. Ni nako yavumbuye law of gravitation, universal law of gravitation, avumbura ko buri kintu cyose mwegeranye, yaba ipasi, yaba ikayi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, mufite imbaraga rukuruzi hagati yanyu, ariko izo mbaraga zikaba ari ntoya cyane ku rwego wowe niyo pasi mwegeranye mudakururana cyangwa se wowe utabyumva ko muri gukururana. Ibyo ni bimwe mu bintu yavumbuye. Murakoze, muzagaruke mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuganira byimbitse ku mugabo Isaac Newton.